ndagira ngo mpe message umuntu witwa Chris Ndikumana. Ni ukuvuga ngo aba bantu 8 leta yemera bapfuye. Nje namaze kumenya amakuru, hano ndabaha video y'ukuri. Leta yanyegeje ibiziga hapfuye benshi. Nyakubahwa, ariko sinzi n'impamvu navuga ngo nyakubahwa, wowe Chris Ndikumana nguhe SMS yihuta. Nitwa Prophète General Martin, sinjya ruswa, sinjya indimi, hano ngiye kubaha ukuri guhari kandi kuzuye. Mbere navuze ntarabona amakuru ahagije, nabwo abantu barabirwanya barabipinga, ariko ubu nzanya amakuru yizewe nk'umuhanuzi nk'umukristo. Tera agatebe, iyi ni Imbabazi TV 3. Chris Ndikumana wakoze ikosa uzimya amatara. Imana tuyizi mu mucyo, Satani tumuzi mu mwiza. Chris Ndikumana yavugije inzamba ageze mu mubare wa 6 ashyiramo utuntu tw'amacenga. Sava ico nacyo kitiwe. Chris Ndikumana abantu 8 bapfuye nta numwe urasura. Nta nubwo uraza kwitangaza amakuru kuko nge hano ndabaha video. Nta nubwo uraza kwitangaza amakuru aho byabereye ngo ubwira abantu ati sorry. Impamvu Satani yakoze ibi ngugaragaze nyine cyangwa ugira icyo ubwira abantu bagukurikiye barenze miliyoni bakuri inyuma mu bihugu bitandukanye bituye isi. Chris Ndikumana nta kintu na kimwe wakoze. Minivame yishengero winjiranamo iyo ishobora kuba nayo igikuzimu cyangwa ikorana na shitani mufitanye amasiri n'amabanga, ariko igihuru kibyaye igihunyira, inzuki zibyaya inzira zibyaye amahari. Ubu bintu byose bigiye ku karubanda kubw'iyi video ugiye kumva. Ni ukuvuga ngo aba Chris Ndikumana ngo hanurire nkubwire wa mugabo we urabakurikira, urapfa bagushyire mu gitaka baguhambe ubakurikira. Ubu n'ubutaka butagatifu, iki ni igihugu cy'isezerano, Illuminati cyangwa Antikristo cyangwa Freemason. Yakoze yava, ariko ku ngoma ya Dawidi ntabwo izakora. Kandi muntahure mu ntego gutwi, niba koko Chris Ndikumana ntaho ahuriye n'ibivugwa n'ibiri kuvugwa byuko hari izindi mbaraga zigukoresha ariko kamara umutaka w'Imana, ndabaha uturorero tw'ibintu 3. Uyu mugabo cyangwa se uyu muvandimwe tuzi muri Kanguka, cyangwa se ukunda gukoresha WhatsApp mu ivugabutumwa rye mu Gifaransa no mu Cyongereza no mu Kirundi, ibihumbi birenze 100 byaje byose bipfukamye bakeneye gukira no kubohoka, bakeneye ubutabazi buvuye mu ijuru. Ese koko niba ari intama zawe hagapfa abantu 8 ukajya ubwira BBC ngo sorry, ukabwira ijwi rya Amerika ngo sorry, uguhamagaye ukamubwira ngo narabimenye, ngo twagize ingorane, ngo twarabyumvirije, ngo nukuri, ngo turahumurije, ngo turaremesheje, ngo aba sorry ku muntu wapfuye. Yesu yaravuze ngo ivunitse tuyitware ku bitugu twebwe abavuga butumwa. Ngo kandi asiga 99 asubira kuzana yagize gute, yazimiye umuntu arizanye, s'il vous plaît. Kandi abapfuye nta munyamahanga urimo nabo mu gihugu cy'u Burundi. No kuvuga rero iki kimazi cyo kigiye guhitana CNDD-FDD na Chris Ndikumana. Iki kimazi kigiye kwica kandi giterure kirimbure umwaku n'umwanda wose w'abadayimoni. Ziriya nzamba yari finale. Nyemerera utega ugutwi video tugiye kuyagaho hano. Inkuru mbi kuri Chris Ndikumana mu nkiko mu butabera bamukubita intahe mu gahanga. Ni inkuru mbi ku Burundi, ku bamukurikiye, ni inkuru mbi
kuba mwemera by'ukuri se Kristo Ndikumana agiye mu nkiko Imana iri bumuburane nk'uyikorera cyangwa se ni ubwami bw'umwijima bwa shitani buramwandagaza bukamukoza isoni. Leta yemera abantu 10, leta yemera abantu 8 bapfuye, abandi bakavuga 14. Radio Runwa cyangwa se ay'abantu bavuga bakemeza abantu 40 baguye mu gikorane. By'ukuri birumvikana ko leta itazana igitigiri cy'abantu 40 bapfuye, ni ijambo itabona ikisigura kuko leta ireberera bene gihugu. Ntushobora kuzana igikorwa mu gihugu gishobora kwambura ubuzima abantu 40. Ibyo byo leta yidefanze ikavuga iti na abantu 8 sava, ariko bashobora no kurenga nabo 40 sava, kuko umusunikano wabaye cyangwa umugundano cyangwa se umubyigano wabaye ku itariki 18, 17. Vraiment excuse me, ni ibintu biteye amakenga abareba kure, ariko nanone byisunga kuri leta ifite intege nke, kuko mu bikorane heshi muri stade heshi ahantu bahahurira ibirori usanga keshi na keshi abantu bafite utubroke bagenye umubare w'abantu bajyamo n'inzira zinjira n'izisohoka mubare ntarengwa. Ntabwo twumva ukuntu rero stade nk'iriya abantu basaga 40 bahapfira. Ibyo nibyo rero bijyanye Kristo Ndikumana mu nkiko nibyo tugarutseho, ariko turagaruka ku bantu 8 babuze bagapfiramo hariya mu ngeri zose, kandi ibyo byateje akaga koko ivugabutumwa rya Kristo Ndikumana. Bamwe bati ni ibitambo yatambyeho abantu, abandi bati ni ibimazi, kandi koko ikintu giteye amakenga ntabura nanjye kugarukaho ngo mvuge ngo iki kintu kirateye amakenga ku muntu wese mukuru. Ubundi mu busanzwe twatsa amatara yo kwakira umwami Yesu, twemera urumuri kuba habona, kuko Satani tuzi ko aba mu mwiza cyangwa mu mwijima. Ariko biratangaje kumva umuntu avuga ngo ni muzimya amatara mwese, nimumara kuyazimya tukome induru hama niturangiza tuyatse. Ntabwo nasomye cyane, ariko abasomye muri comment mutubwire icyo kintu icyo bisobanura. Kristo Ndikumana ni n'umunyamakosa, tureke n'ibyo bindi, ni umunyamakosa. Abantu 8 barapfuye, afite itangazamakuru, afite ikinyamakuru, avuganye na BBC, avuganye n'abandi bantu batandukanye. Mugabo yarakwiye burya kujya gusura iriya mihana yarakwiye kuyisura, akabaremesha nk'abari baje bamwitabiriye, nk'abari baje bamuyobotse, ndetse agahumuriza abantu kugira ngo n'ubutaha niba kuko atari ibya shitani bazabona uko bitabira igiterane cye cyangwa igikorane cye, bavuga bati turi kumwe n'umuntu. Eske nubwo batagwa mu gikorane cyawe, ubundi umubanye apfuye ntujya kumuyagira, uramusura uramugendera. Tureke n'ibyo by'igikorane. Harimo Kristo Ndikumana ni umuntu utagaragara mu mpuzu nshya, ni umuntu udasura itangazamakuru, ni umuntu utagaragara ngo muri guverinoma kwa Nkurunziza cyangwa kwa Evariste. Kristo Ndikumana ni umuntu uraho, vraiment n'abamuvuga n'ababivuga bashingira kunyifatagira. Nyine ntushobora kugira aho umukarisa ngo uvuge ngo aba muri bakundi. Ni umuntu uri pose, ariko ugaragara keshi na keshi ku munsi naka gatungura abantu, kuko nabiriya nta murundi wabyiziga ko mu Burundi hari umuvugabutumwa muri Afrika ushobora gukoresha igikorane kikagwamo abantu 40 cy'abarenga cyangwa se abantu 8 leta yemera. Kandi nabo 8 nuko byashakuje cyane, ubundi ntago bari kwemerwa. Noneho nanjye ndabaza umuntu dukurikiye, niba Kristo Ndikumana adafata umwanya ngo asure abakristo baje bamuyobotse bashaka ibitangaza, Kristo Ndikumana nta yohereze y'intumwa, leta ntiyoherezeyo abantu ngo bagendere uyu muhana, ntagire na kimwe gikorwa. Ubundi abapfuye baharugwa ku ruhe ruhare, bazafashwa na leta, bazafashwa n'iki gikorane, bazakizwa n'abakristo. Ni Kristo cyangwa ni ipfabusa nyine mu buryo koko biriya bintu iyo bishya, biriya bihema, intebe, biriya bintu iyo bishya bifite assurance byari kwishyurwa. Imodoka mwaje miyo zishya zifite assurance zari kwishyurwa. Iyo hagira amasasa havugira, leta mwari kuyijyana mu nkiko,
none se dusipoze ko abantu koko n'Imana baje kureba, ariko se bapfuye nubwo batakurihisha umuntu ngo wishyure umuntu mu mafaranga, koko ntitwabona icyo tuguza umuntu, ariko se habura no kujya kuyagisha abasigaye? Koko impamvu nubwo wanajyayo ntabwo arajyayo kujyayo, umwe yanyandikiye mu baburiyemo uwabo. Nubwo ibintu byabereye public abantu bagapfa ku mugaragaro, ntushobora kubishyira mu bwiru ngo nagiye mu ibanga, ngo mbasura mu ibanga, ngo ariko ngo byagenze neza. Oyaye, ntabyo mu bwiru, ibintu biri public mu kwangirika, biri public mu kubikosora. Kristo Ndikumana kwa dakenye kiriya gikorane ko cyari kirimo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abagiteguye. Kristo Ndikumana ko afite abantu, ni gute atatanga itangazo no muri Kanguka ngo avuga ati twabuze abantu ariko tubabura mu gikorwa cy'Imana twarimo, niba atari ibitambo koko? Erege umuntu akuvuga ngo Satani ntiyigenza ariko agira icyo agenda, umuntu akuvuga agira icyo yisunga. Niba nta message, nta komite yo muri Kanguka yagiye kuremesha aba bantu ngo ibasure, ubundi se niba Yesu yarazanywe n'intama, Kristo Ndikumana akaba yaragiye hari yari intama zimujyanye, wowe uburute gusura basigaye? Fata inzego z'umutekano ziguherekeze, cyangwa unabatumeho bo bazi kuko baciye bugufi baragushaka. Ariko ibyo byose nta na kimwe cyakozwe. Iri pare ko nta n'igishobora gukorwa, ariko ko tubateye akamu hari n'igihe mwagikora, ariko nabwo no gukerererwa. Koko niba haciyemo iminsi 4-3 ku mbuga ngurukana bumenyi biri bu abantu barabuze iyo bava n'iyo bajya, n'uburangare si ubwo bw'abapfuye? Nibo bari mu makosa, bo nta kavuyo bateje, nta n'ikindi bazira, baje bitabiriye igikorwa mwababwiye ko ari icy'Imana. Ese urubanza mu bacira n'uruhe? Ni ukubabwira ngo ni mwihangane mupfe? Ni ukubabwira ngo ni mwigumye? Ni ukubabwira ngo sorry? Umuntu agapfa ngo sorry? Umuntu agapfa ngo excuse me? Umuntu agapfa ngo pardon? Gupfa yaratunze umuryango, gupfa yaramaze umwaka umwe arongoye, gupfa yari umujyambere w'amezi, uruhinja uruyoya, ukabitubwira umuntu ngo sorry? Vraiment ni iby'Imana cyangwa muragira ngo mukofirime ko ari iby'abadayimoni? Namwe Yirimbabazi TV 3 ugiye ni Prophète General Marite, ni ukuri mu bitwumvishe wasanga twumva nabi. Ni koko nticyumvikana. Ntushaka kumbwira ko igihugu kireberera abaturage, abantu 8 barapfuye, hari polisi, hari protokole, hari komite yateguye icyo gikorane, hari nyiri gikorane, hari aposo. Kuki utatumye uyu mwaposo? Ni ukuvuga ngo minivame iyi shengero Kristo Ndikumana sengamo iri pare ko mwese mufitanye siri yo gutamba haba abantu bitambo. Koko Yesu aravuze ngo muzabamenyera ku mbuto mwera. Mubereye izihe mbuto? Mubamiye ibihe byamwe? Kubabwira ngo ni mwihangane nabwo ku marezo sosiyo, kufite nimero akaba ari ufona ngo twumvise abantu baheze mu gikorane, ngo urabivugaho iki? Ngo nibyo koko ngo twarabyumvise, ngo mubabwire ngo sorry? Mwarabyumvise ntimwashyika. Ubwo rukundo mukunda intama ko ari umurengera ntimwahagera. Yesu yaravuze ngo 99 asubirayo kuzana imwe. Yesu abwira abashumba ngo nivunitse bayitware he? Ku bitugu. Ubwo se muyitwaye ku bitugu cyangwa muyitwaye kuri brushe, ku mushito, ku icumu? Jewe nta kintu wasobanurira cyaruta umuntu. Bira byose byashya ariko hagakira umuntu umwe. Ntabwo ngaruka mvuge ngo Kristo Ndikumana yari kubazura intumbi 40 ni nyinshi, cyangwa se ibiziga 40 cyangwa ibiziga 8 ni byinshi, kugira ngo uvuge ngo ndazuri umwe wamwitendekaho rwose, 2 wagerageza, 3 wagerageza, mu kwizera nzi abantu bagira, kandi nabo abizera ko umuntu yazuka agendimo. Ariko ntabwo arabavuga butumwa benshi, saba pastor benshi, saba shumba benshi bemera ko umuntu yazura undi. Kristo Ndikumana afite umugore, afite abana, habura n'umwe utanga message y'amaboko cyangwa y'amaguru
ngo ashike ku mpanda, ku maziko, nibura mubagurire buri kimwe cyose cyo kuzika ababo mu cyubahiro bapfiriye mu gikorwa cy'ishengero. Ese ubwo si umwanya mwiza wo kupubulisita minivame iyi shengero Kristo Ndikumana yinjiramo cyangwa asengeramo? Si umwanya mwiza wo kugira ngo mwamamaze ubutumwa bwiza, muvuge buti kuva ku ishesheti kugera ku musatsi abantu twabaherekeje inkore tubashikije ahera, natwe tuzabasangayo, niba koko ari byo. Ariko se niba mwikora cyangwa mukifata mu buryo nk'ubu ngubu, mukarangara, abantu bagapfa, bamara gupfa mugataha, kweri koko mwatumwe n'Imana? Noneho rero abantu barasidutse baba benshi, ariko cyane icyo nemera cyo nanjye, ntabwo bazanwe no kumva ijambo ry'Imana, ahubwo bazanwe n'ibitangaza. Kandi abantu koko bakunda ibitangaza, nanjye nkunda igitangaza. Ijambo ry'Imana tuziga hose, na hano ndabyigisha sava. Ariko se mu mirimo n'ibitangaza Yesu yakoze, iyo abantu baje, Yesu yigeze ateranya 70,000, ahandi ateranya abo ni ababazwe bitwa abagabo, utabariyemo abana n'abagore. 70,000 by'abagabo, mpamya ko hariya nta byari birimo, nta 70,000 by'abagabo hariya byarimo bujuje imyaka 30 y'ubukure. Urumva icyo gikorane cyarimo abantu benshi, ariko nta n'umwe Bibiliya ivuga wahapfiriye. Yesu ngo yabajyanye ahantu baragandagaza, abigishwa be barabicaza, baranabagaburira, nta watashye atariye cyangwa atanyoye. Protokole yaho yagenze neza. Ariko i Burundi akabaye icwende ntikoga, nta kintu mushobora gukora ngo gitangire impore gisoza impore. Kandi nubwo cyaba ari icy'Imana, kubera ko mukitwaramo nabi, mukibatirisha ibikorwa by'abadayimoni, bakaba ari bo bagaragara, Imana ikabura. Kandi nubwo byaba ari ibya shitani, intege nke y'abantu barimo ntibabasha kumenya neza ni iby'abadayimoni cyangwa ni iby'Imana. Abantu bari mu ntege nkeya, batabasha gutahura cyangwa gusobanukirwa niba biri kuba n'ibiri gukorwa ari igikorwa koko gishingiye ku Mana. Eske bibaye ari igikorwa cy'Imana, dusipoze kibaye ari igikorwa cy'Imana, mu Burundi mubona cya kindi koko iby'Imana yavuze mu Burundi bizaba bisakuriye, ariko byo bizaba ari ibikiza, ntagomba kubipfiramo. Ku ngoma ya Dawidi mu Burundi abantu muzajyayo, muzabimenya, muzahamenya, muzakorana, muzaterana ku ngoma y'umwami Dawidi. Ariko se niba kiriya ari igikorwa cya Satani, kubera icyo abantu b'Imana badakoreshwa imirimo n'ibitangaza nka biriya? Ariko umuntu w'Imana aba afite amaso y'impwemu, Imana yamubwira ngo hazapfa abantu, ukabibera amaso ko kuri umushumba, uri umuvugabutumwa. Imana yamubwira ngo hazakorwa ibi, bizaba ibi. Kandi koko ufite abantu benshi bakwitabye, ukwiye gutanga ivugabutumwa riri umucyo, rigaragara, riboneka, ku buryo umwanzi atari bubona hamenera ahindura cya gikorwa cy'Imana, umurimo wa shitani. Koko Yesu baravuze ngo yarasinziriye kwa Yayiro, ngo ntabwo yazuye umuntu. Okay, Lazaro arapfa ntiyahagera, barashyingura ntiyahagera, barataha ntiyahagera, ajyayo mu gihe cyo kuganduka ngo amara aramuzura. Kristo Ndikumana, ikosa rya mbere ni uko mu bintu wateguye shyiraho umucyo. Iyo ngiye gukora ikintu hano ku Mbabazi TV 3 mbabwiye ngo muzimye amatara, nasobanura impamvu yuko tujimije amatara. Mbabwiye ngo tugiye kuvuza amakondera, nasobanura impamvu yuko tugiye kuvuza imyirongi cyangwa ishako cyangwa nibero. Ibintu nk'ibyo nyine byo guhayagiza Imana. Nta gikorwa na kimwe ukora imbere y'abatizera n'abapagani, si ku karubanda kuri kamera, cyo mu rujijo, kuko iby'imwemo byumvwa nabi imwemo. Pawulo aravuga ngo niba muvuga indimi zitamenyekana, uwo nguwo azivuge yibwira, ariko niba ushimye ko abandi bakumva zisobanure. Icyateje urujijo rero ni uko Imana, niba hari abantu 8 yakijije hano, hapfuye abandi 8.
none se ubwo inyungu Yesu yungutse ni iyihe? Niba kandi nabo bashobora kutaboneka mu 8, niba Yesu akijije abantu 4 hagapfa 8, ubundi ubwo inyungu yungutse ni iyihe? Ubundi se ubwo iyo misiyo Yesu yazamo mu by'ukuri agakiza 1 cyangwa 2 cyangwa 10 abakijije mu magufa cyangwa kasa cyangwa sida, mugabo bakica abantu 8 abambuye ubuzima. Icyo kintu kirimo umucyo. Kristo Ndikumana nje nkugiriye inama mu maguru mashya, mu byihutirwa, n'abakwegereye n'abagukunda, niba koko atari shitani ukorera, niba atari abadayimoni bagutumye kugambanira igihugu no kucyoreka ikuzimu, tabara mu maguru mashya, uze wegere abarundi mu buryo buri public. Aba bantu babuza ababo bakoranye, mubaha impozamarira, mubasure. Yesu aravuze ngo imirimo y'abera nta mpano iruta urukundo. Uze wipresente, ugaragaze urukundo azedi. Numara kumurika runo rukundo urweretse abantu, hari ivugabutumwa bivuze, sobanura ko ibi bintu byo kuzimya amatara abantu bagasengera mu mwiza, sobanura ko ibi bintu by'inzamba 7 wavugije abantu baheze mu rungabangabo, sobanura impamvu ugira igikorane cy'ibihumbi birenze 100, protokoli igakora nabi kugeza ubwo abantu bahapfira bakahasiga ubuzima. Noneho niba ibyo udashobora kubisobanura ukajya mu gacerere ukirongorera umugore wawe, ukarya ukanywa, ukaryama mu buriri bwiza, ukakira amaturo n'amashikano, s'il vous plaît, hamwe izina Yesu wavuze atari y'ukuri rigukoze isoni, rikwambika ibara, ahubwo upfe. Kandi jewe Prophète Martin General mbabwije ukuri, niba uyu mugabo akorera shitani nta myaka 3 yaba ashigaje, ntayo nkurahiye Uwiteka wampamagaye, ntayo. Kuko buriya butaka n'ubutagatifu, twese duhanze amaso iki gihugu nkaho Mesiya azahagarara, twese duhanze amaso kuri aka gataka n'amaegrize yaho. Mu ngoma y'umwami Dawidi nta firimaso, nta Illuminati, nta Kristo bizakorera mu gihugu imbere cy'u Burundi. Ntabwo rero mbona ko wamara umwaka n'igice witwikiriye umutaka wa shitani, witwikiriye umutaka ngo w'Imana, ariko uri gukorera shitani. Kandi twebwe ntabwo tupinganwa, nta nubwo duhangana, koko najewe hano susha kumbwira ngo Prophète Martin ku Mbabazi TV 3 umuntu dutangirana iteraniro tukarirangizanya ngo afashe umwanya wo kumviriza iki kiganiro baramufunze, nshize agati mu ryinyo ndabyihoreye. Gupfaho n'urundi rwego, mpamenya ko abantu bakurikira Imbabazi TV 3 basengera nk'uko nisengera, kandi n'iby'Imana ibarinde. Mugabo babaye babafunga nkigira hariya nkituriza, bakabanka nkigira hara. Dawidi azarinda agera ku ngoma Imbabazi TV 3 nta muntu iteje akaga, nta n'umuntu iteje ingorane, kuko Yesu ntabwo yaje guteza ibibazo, ahubwo yaje gukemura ibibazo. Yesu ntabwo yaje kuba ingorane, yaje kuba igisubizo. Niba rero umuntu ashobora kumukorera ntamumenye, akamukorera ntamenye imico ye, byaba ari ingorane yo mu mutwe wa Kristo Ndikumana. Ntabwo uzi iby'Imana ikunda. Nukurambura ikiganza gusa ibitangaza bibi ukagenda nk'irobo, nuguhagurutsa ibirema ugagenda nka setati, waba wihenza cyane. Gukorera Imana nta gihombo kirimo cyangwa nta ruhombo rurimo, ariko ubwenge haki imbere. Hamagara aba bantu babwire ngo twabuze abantu 8, twasanze impozamarira buri muntu akwiye miliyoni 8. Nk'abakristo turasaba imbabazi y'imiryango, ariko ababuze uwabo ni mwiyunganganya ibikorwa byabo, nibura tubasindagiza imyaka 3 bidahagaze ibyo bakoraga. Ntusubwo urukundo mwaje kwigisha abarundi, urukundo mwamaze iminsi hariya mutegura n'urwaye. Ikimazi rero waba warabashikirije shitani, yabagiye kuguhemba urupfu sefine.
turayagaza buri y'Ijana na 46 uhereye ku murongo waho wa 5 haravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakoboho umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye, niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akomeza umurava iteka ryose, aca imanza zitabera zitabera, zirenganura abarengana, agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka niwe ushobora Uwiteka niwe ubohora imbohe, Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye. Yego, Yesu aguha umugisha. Ni mu ijoro indome ziba ari nto, ariko uze kugerageza nawe usome. Ni ukuvuga iri jambo dusomye mpereye ku murongo waho wa nyuma cyangwa se uwo dusubikiyeho, haravuga ngo niwe wemesha abahetamye. Hari uburyo mu mugisha umuntu ahetama, hari uburyo mu buzima umuntu aba ahetamye, hari n'uburyo mu rugo umuntu aba agoramye cyangwa guhetama, cyangwa harimo amakoni n'amacenga n'amadodani. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka niwe ugorora ibihetamye akabiha kwema. Umurongo uhagaze twese turawukunda, cyangwa se ibintu biri mu rutonde neza twese turabyemera, ariko ntabwo nzi wowe uko uhagaze, ariko ngo niwe wemesha abahetamye. Umuntu ajya kukubwira ngo ese bimeze gute, ati bihagaze gute, ati biri gute, ati bihagaze neza, bipanze neza, biri neza. Sava mu mvugo z'abiki gihe. Hano rero Dawidi yarahamije aravuga ngo ninjye waragiraga intama. Mu yandi magambo nari naradeviye, ndi muri konegisi itari yanjye, ndi muri ofisi itari yanjye, ndi mu kazi katari akanjye, ariko nyamara data yari yaremeje ko ari wo mugabane wanjye, ariyo gakondo yanjye, abo tuvukana bari barabimpitiyemo. Ariko Imana itareba nk'abantu ngo ihengamura ibihengamye, yemesha ibihetamye, ihagarika Dawidi aho agomba guhagarara, hitwa kuba perezida, hitwa kuba umwami, hitwa kuba umunyacyubahiro, hitwa kuba umucamanza ngo w'ukuri. Koko ubwo uyu ni umurongo wa nyuma nari nkiriho, ariko umurongo wa 7 aca imanza zitabera. Kugororoka, harimo abantu baciye urubanza rw'ibyo urya, na n'aya masaha urya nabi cyangwa unywa nabi cyangwa uryama nabi cyangwa wambara nabi, cyangwa n'umubiri wawe uriho nabi, cyangwa n'ubwenge bwawe burimo nabi. Habura iki rero? Imana igucira urubanza, kuko niwe mucamanza w'ukuri. Kuko Dawidi yabihamije ngo ni wowe uca imanza zitabera, zidahengamye, zitarimo ibiturire, umucamanza w'ukuri. Hari igihe umuntu agira dosiye ukagira dosiye ugasanga abantu ntibabashije gukemura ikibazo cyawe, n'ibintu ntibigikemuye, nawe ubwawe ntugikemuye, ariko hari umucamanza umwe waciye urubanza aravuga ngo nibutse ko Moridekayi adakwiye kubambwa kuko yaburiye umwami igihe bendaga kumwica. Ngo abe umucamanza w'ukuri. Uyu mucamanza w'ukuri yibuka uwitwa Tabita ko yakoze imirimo myiza, ngo atumayo Petero kumuzura. Umucamanza w'ukuri yibuka ko abagore babiri, umwe yaryamiye umwana we akamwica, akaba ari kuriganya mugenzi we umuzima, ngo aca urubanza rutabera. Hari igihe umuntu agucira urubanza cyangwa na shitani ikaruca, shitani ikakohereza mu gicucu cy'urupfu cyangwa mu gikombe cy'urupfu, ahantu habi hamarira n'agahinda. Ninde waguciriye urubanza rwo kujurira? Ninde wafashe iyo myanzuro afata decision zo kuba wabaho mu buzima bw'umuhangayiko n'amarira n'agahinda? Toujours kila siku, kila kwezi, kila mwaka, jamais, jamais uhoraho agucira urubanza
rutabera, rutari urwangondagonde. Umurongo wa mbere rero uravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho umutabazi we, ngo ikamubera ubuhungiro bwe. Ngo ni Imana yaremye isi irema n'ijuru. Kera habagaho ko abantu basakuza, abandi bakivuga. Ikivugo mu Kirundi mpamya ko byose ari kimwe, abandi bakivuga, abandi bagaca imigani. Ibyo bintu byose rero hano iki ni nk'ikivugo guhamya ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ni ikivugo. Kupreseza akavuga Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ziba ari nyinshi. Nuko rero Dawidi aravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'ubuhungiro n'umutabazi we. Hari igihe utegereje amaboko azagutabara, ariko hari n'undi utegereje Imana ya Yakobo ko izatabara. Iyo Dawidi aza gutabarwa na bakuru be byari biheze, ariko koko Imana yatabaye Dawidi. Amen. Iyo umugabo witwa Moridekayi aza gutabarwa na Esiteri byari byase, ariko koko Imana yatabaye Moridekayi byabaye amen. Iyo Yosefu aza gutabarwa no kwisigura byari, ariko kuko Imana yazanye ikibazo cy'ishoberamahanga mu bwami bwa Farawo cyangwa bwa Misiri cyangwa bwa Egiputa. Iyi Mana yakoze ibitangaza, iyi Mana yakoze imirimo, iyi Mana yakoze utwumiza, iyi Mana yakoze ibitangaza i Kana y'i Galilaya. Sava. Hahirwa uwiringiye Uwiteka ho Imana ya Yakobo ngo akamubera ubuhungiro, doki ikamubera ubuhungiro. Ni ukuvuga ngo iyo Imana idahisha Dawidi, Sawuli aba yaramwishe. Imana ikubera ubuhungiro, uhigwa n'abarozi, uhigwa n'ubukene, uhigwa n'indwara, uhigwa n'abarozi, uhigwa n'ibibazo bya Kayizari, uhigwa n'abantu, uhigwa n'ibintu. Ibiguhiga byose Imana ikubere ubuhungiro. Kandi Imana ya Yakobo yaremye isi n'ijuru cyane rwose. Iyo Imana itabera ubuhungiro Abisiraheli, ubera ubuhungiro Saduraka na Abedenego na Meshaki, ahabo haba haribagiranye. Hari igihe Imana iguhisha ntubimenye ko iguhisha, hari igihe kubera ubuhungiro ntumenye ko uri mu buhungiro bwayo. Hari n'igihe utamenye ko ari Imana yaremye isi n'ijuru, ariko turabyemanga ni Imana yaremye ijuru n'isi cyane rwose. Noneho n'inyanja n'ibirimo byose, akomeza umurava iteka byose cyane rwose. Hano yari ari guhamya gushinga intahe, nawe uzahamya mu izina rya Yesu Kristo Umunyantazareti. Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana ishobora byose, isumba byose cyane rwose. Iri jambo data ari kwigisha, njye ntabwo ndi umwigisha uhagije, sindi n'ukwemeza, sindi nuza ngo kubwire ngo emera ibi cyangwa kunda ibi, ariko mu mutima wawe ibigurumanamo n'ibyo, n'ubwenge bwawe n'amatwi yawe n'amaso, ibyo wumva biri kwaka n'ibyo. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho ubuhungiro, Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu Dawidi yakiriye n'ibyo yamuhaye, twese twemanga aho byaturutse. Tuzi uwabitanze, tuzi Imana yavugaga, tumaze kumenya iyo yavugaga. Wowe niyahe? 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 Aho si Kiranga, aho si Ryangombe. Ngo ni wowe uhagarika abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose ukabaha kwema. Ni wowe uhagararana n'abanyantege nke cyangwa n'abanyabwoba, ukabaha guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Hahirwa, urahiriwe, uri umunyamahirwe niba Imana ya Yakobo ikubera ubuhungiro. Kandi
nawe ukabyemera. Umurongo wa 7, agaburira abashonji ibyo kurya byabo kandi akabohora imbohe. Ese urashonje? Ese Uwiteka uzi ko ateka? Ese Uwiteka uzi ko atanga ibyo kurya n'ibyo kunywa? Agaburira abashonji ibyo kurya byabo. Imana ikugaburira ibyo kurya byawe. Were kurya ibyo kurya bitari ibyawe, were kunywa ibyo kunywa bitari ibyawe, were kwambara ibitari ibyawe, were kuba ahatari iwawe. Cewe hari igihe uba mu nzu ukabona ko iyo nzu atari iyawe, hari igihe wambara impuzu ukabona ko izo mpuzu atari rwawe, ufite ukavuga ubuse ninjye wo kwambara pocket down, izo mpuzu si izawe, ninjye wo kwambara mini jipe mukonda uti, izo mpuzu si izanjye, se ninjye wo kuba muri chambrette jamais, iyo nzu si yanjye kwera igenda umuheburayo. Ibyo uzi isi n'ibyo utuye ni ibya data. Ese koko ninjye ukwiye kubona igisorori cy'ibijumbu n'ibiharage gusa, bitagira ubuki, bitagira amata, bitagira inyama, bitagira breba, bitagira umukate, bitagira mayonnaise? Nubwo hari abahita bavuga ngo ni iby'indwara, oya, nuko tubirya tudasenze, tukabinwa tudasenze, bikajyana n'umuvumo. Ariko niba wizera Imana data, ntukagwara indwara z'abanyagiputa. Ngo agaburira abashonje ibyo kurya byabo. Ubwo yambika abambaye ubusa imyambaro yabo, agahaba amazu abantu bakayabamo, ari amazu yabo, akabakura mu bukote. Ibyo bintu rero byose uko bingana nuko bireha, niwe ngubohora imbohe. Hari igihe abadayimoni bakuboha, diplome bakayitaba, ntubona akazi, wanakabona ukabona akazi nakita ndagaswi. Hari igihe abadayimoni baboha isura yawe, ntubone urugo, ntubone inshuti, ntubone umukunzi. Cyangwa se abadayimoni bakagushyira kotereta, aha umurongo w'abana, so w'ababyeyi, so w'abana, w'umugabo, so w'umugore, mu rugo bikaba ari nka za nkweto bambara imbusane, nka wa mugisha wa Esawu utaraba mu murongo wawe. Espace ikintu kitari mu murongo wacyo. Ni ukuvuga rero, niyibohora imbohe. Uboshywe n'iki? Uziritswe n'iki? Ubohewe he? Uzirikiwe he? Urwanira he? Utuye he? Uri hehe? Urinde? Sawa. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, niwe mwigisha mukuru w'ijambo ndetse n'ubutumwa n'ubuhamya n'intahe ku Mbabazi TV 3. Umugisha abizeye baragwe Kanani bahabwa amasezerano. Twebwe twese tuguciriye bugufi mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Turagushimiye kandi turagukunda. Utangira iminsi 7 myiza yo kubona Dawidi yimye mu Burundi. Tangira iminsi 7 myiza, ubone ubutabazi ku giti cyawe, kandi ijambo ry'Imana rikubake, rigukize, rikubohore ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Saliyuti.